Mwaramutse neza, tugiye kuganira ku bijyanye n'iremwa. Ntabwo tuvuga ku bintu biba biri mu marisaci menshi cyane, ariko turaganira kuri filozofi ya Spinoza ku bijyanye n'icyo kintu, impamvu abantu babona ibiriho bakavuga yuko byaremwe. Iyo umuntu yitegereje amazu cyangwa inzu, urabona ko zimwe zihari hariya hirya mu misozi, aravuga ati nta kuntu inzu yabaho nta mwubatsi uriho. Ubwo umwubatsi aba asa nkaho yayiremye, cyane cyane ko aba ari we wari ufite purani y'ukuntu inzu izaba imeze. Bityo umuntu yubatse inzu ntashyireho amadirishya, ntashyireho inzugi, abantu barimo bakanyagirwa. Icyo kintu yaba yarakoze, abajya bakireba bavuga bati ntabwo iriya nzu ari pafegiti, inzu ni imparufe. Mu yandi magambo, hari umuntu umeze nk'umuremyi purana, aba afite umugambi yawusohoza, ibintu bikaba bibaye pafegiti. Tubivuze ku nzu, ariko hari ibindi bintu biba bitarakozwe n'umuntu kandi biba biriho. Urugero, iyo ubonye ishyamba rya kimeza, iyo ubonye inyamaswa zihari, iyo ubonye imigezi, ukabona amafi mu kiyaga, ikintu gihita kiza mu muntu ubireba aragira ati ntago biriya bintu byaremwe, ntago byaremwe n'umuntu, buriya hagombe kuba hari Imana yabishyizeho. Bityo akavuga ati Imana yari ifite umugambi, irangije irabirema. Kugira ngo bibe pafegiti rero, kugira ngo bibe pafegiti ni uko bikora icyo byaremewe n'Imana, umugambi yari ifite bikawusohoza. Mu yandi magambo, nk'iki kirere tubona cyiza, iriya misozi myiza, abantu bagahita bihuta bakavuga ngo yaremwe n'Imana. Ariko rero mu by'ukuri ntabwo ariko biba bimeze. Spinoza aravuga ati ntabwo Imana iri hanze y'ibiriho. Proposiyo ya 15 yo muri shapitire ya mbere cyangwa igice cya mbere cy'igitabo cya etike iravuga ngo all that exists is in God, and nothing can be conceived without God. Ibintu byose biriho biri mu Mana, kuko nta kintu cyashobora kumvikana hanze y'Imana. Mu yandi magambo, bino bintu byose tuba turimo kubona ni ibice bigize Imana. Imana yuko twafashe yuko ariyo substance, ikintu kiba kitararemwe, kitaragize itangiriro, kitazagira n'iherezo. Iyo ufashe nk'ibuye, ibuye ntabwo warihindura zero. Hamwe no mu gitabo cyari ahantu avuga ati iyaba hari ikintu na kimwe gishobora guhinduka ubusa, ni ukuvuga ko ibiriho byose hari n'igihe nabyo byahinduka ubusa. Ariko akavuga ati kuba nta kantu na kamwe kabaho gashobora guhinduka ubusa, ni ukuvuga yuko ibintu byose bishobora, substance yose ariyo Mana idashobora guhinduka ubusa ngo ishireho. Mu yandi magambo rero, iyo turimo kuvuga ngo Imana ni umuremyi, Imana ni umukozi w'umuhanga, tuba turimo gucurika ibintu, bivuze ngo Imana ni umuremyi, yagize gahunda yo kurema ibiriho. Ni ukuvuga ko Imana itari iri pafegiti, ahubwo yarebye ikavuga iti kugira ngo mbe pafegiti, kugira ngo mere neza kurushaho, ni uko biriya bintu biba biriho, ikabirema iruhande rwayo, itandukanye nabyo. Cyangwa abavuga ngo twaremewe kunezeza Imana tuyisenga, ni ukuvuga ko nabyo atari byo, nabyo si byo. Kuko ntago wasenga wanezeza Imana ngo ni ukwisenga, icyo gihe nawe yaba idukeneye, yaba atari pafegiti. Murakoze.